Ndi papa sava. Yema abantu. Yemwe abantu. Mwaramutse abantu. Ariko banga baranyihorera ubu ntago barimo ra. Abantu. Ariko nk'ubwo muranyihorera murimo kuganira murakeka nabumva ngewe. Murakeka nabumva ra. Ariko ubwo muzi yuko ingumi yanjye cyangwa umugeri ari nka katiwusha ngewe urugendo uturemo imbere. Abantu ubwo muzi ngo noneho ngewe ndakina. Umva ngewe ntimutume mbara ikintu cyitwa gatatu. Rimwe kabiri ubwo ngewe kandi ngiye kubara gatatu. Ariko umva nkoze wa mugabo uri umusazi uri iki nibifukunye urwaye ni ikihe kibazo ufite mu mutwe wawe ku buryo umbyukira ukambyukira nk'umwaka wa mu gitondo wabuza aho urara ntugire iwawe. Ikindi cya kabiri ko ufite umugore yabaye byuka umurongoro wo kubyukira ahangaha kwa Nyiragitari. Ngende umusazi utagasaze se niba ndi umusazi urabona hano mpagejejwe n'umuyaga cyangwa n'isuri n'ushumuka. Ibyo bikurebe nenda ari nayo guhubura utuye. Ikindi cya kabiri niba udafite icyo gukora ibi sambu byose ufite ubyutse ubihinga cyangwa ni majagu wenda wabuze ukabuje kwitira kwa Nyiragitari. Muri ibyo byose usobanurire ikikumoza muri wiyahuza amagambo waretse uje kugushaka akakubwira icyo gushakira. Ngaho utayiyahuza avuga ingombajwi yawe se twumve vuga vugishwa havuze data wambyaye munyurangabo nawe woweho. Ubwo se yabyaye iki? Ubwo se yabyaye umusazi nkuko wasaze. Habyaye munyurangabo ubu yabyaye iki? Mubwira soke. Inde se usohoka? Hari wose wacumbikishije ahangaho ukabuje kumureba. Ubwo si cyo mvuga ntacyo uzi. Ntacyo nzi kuko nta gahunda afitanye nawe. Ndamukubwiye ngo mubwira soke aze tugende. Nyine wowe nkubaza kutamuvuga si uramutsinda n'inyoko bukwe uramutsinda n'iki cyawe. Ninde uri mu nzu ahangaho wambikije ukabuje kumunyaga. Ariko iri ni ishyano koko. Ni ishyano koko. Ngize ngo nawe ntabyo waruzi ko ari ishyano. Ritaka bayishyana umugabo Nyaminaga ariko reka nkubwire ubwo ko ndiba washaje nk'igishyitsi cyumiye ku nzira washaje utagira ubwenge washaje nta rezo washaje nta ubu se rezo ikumenye umutima ukuzamuye ukaza uhiragira kwa Nyiragitariro yabaye waratumye unagira ubwenge bwo kwicara iwawe ukamenya kuhicara utabyukiye mu rugo rw'abantu. Ariko ubwo ninjye urimo gutuka wagacecuru kigare we ndi umukecuru urabona ndi nyina wa nyokose ndi umukecuru narakubyaye ndi nyokuru wawe ndi nyokuruza niki gituma umbyukira untera umwaka ntisi nari nisi. Ariko ubwo bikeneye kuvuga ubwo bugambo bwose mubwira soke aze tugende. Ubu se ndikubwira igipfamatwira ndikubwira intumva ku buryo utumva ko nakubwiye ko nta muntu mfite muri nonzu yanjye. Yagiye he? Endese ko mbese unanirwa kumuvuga ndakwiyamye amuga ndakwiyamye we nta muntu ufite aha nta muntu ngira Nyiragitari rumba hano ngenyene. Hanyuma ubona guhaye sariye ko bene wabo barimo kumumbaza. Nshimye kubizi ko wumva ari bene wabo se barimo kumukubaza abo bene wabo kabubazi wabampaye nkavugana nabo kuri telefone. Muvugana iki se wavuganye nanjye? Nyine nkivuganira na ba nyir'umuntu wese ndakuvugisha iki ko atari umuhungu wawe akaba atari mushiki wawe akaba atari so uramushaka wicyo uramubaza iki? None se ninde wamuguhaye? Ni wowe. Akora. Akora uko? Wazanye umuntu w'abandi agataha. Ariko umuntu uraje uratatse utine mu ntiza umwana aze kunkamira inka abana banje ntabahari umwana ndamuguhaye iminsi 2 3 5 6 7 ubundi kuki telefone yitariho. Ngewe rero wimbaza amagambo menshi kuko sindi umurwayi nk'ukuriwe. Ikintu cya mbere nagwakane nakubwiye ko nta muntu uri hano setu. Urumva
ubwo harakorora ihene kisi ushinzwe kumenya abakorera nakubwiye ngo musohore none ndavuze ngo musohore none ahangaha nakugura ntera ubwo urabona ndi wo guterwa ubwoba ikintu cya mbere ufite amaboko abiri nanjye afite abiri urumva neza rero niba ushaka ko tugenga iminyagara ndakwereka urambaza siki urambaza iminyagara ariko iki urambaza sohora umuntu w'abandi mujyana ariko ko ari uw'abandi n'uwabo ubundi wajagarajwe ngiye kumwisohora ariko mvira mu nzu dore ko abantu binabadawe kwerega ngo ngewe ngo ngire ariko urabona urantera ubwoba mu bigenze bite sohora umuntu rero mujyane none se bene wawe ko ari kumumbaza uragira ngo bigende bite ariko reka nkubwire ntutume nkora amakosa nyiragita amakosa agenda ate ntutume nkora amakosa agenda ate hano ngenda rwana wagakecuru wenda kumena ndagukubita hasi sohora uwo muntu yewe wa muntu we ariko mana nyagasani we ubu nzafata umuntu mujwigirize nzamuniga muture ku ngoto nzamunjugute mu muhanda pfari imodoka ihamugongere nk'ubu mumaze iki koko ubyo kunshingirira iwawe niba utazi kuryama iwawe ukaba utazi gusinzira wabaye ubyuka ujya mu isoko cyangwa ukajya Nyabugogo gutoragura y'amashashi ubundi ubaye amagambo yose wiyahuza wamaye umuntu sinjye wamuguhaye niba naramuguhaye bene wabo baramushaka zana umwana ataye Kigali ariko reka nkubwire reka nkwereke ni hahandi hanjye ngiye kukwereka uko bimeze ikibyimbye kimeneke igitumbye giturike nkwereke kizane giturika nyine urabona ukuntu bavugishije umuntu agize atya guhaye umwana aravuze ati fata kizane igiki gusa ayo maso yaturumbuye utazi kureba cyangwa n'intoborwa ziri iburyo n'ibumoso kugira ngo wenda musomere niba utabasha kubimenya uturumbuye ayo maso utazi gusoma iki ni igiki se nyine kirebe niba utabizi rompe invitation ngusomere ariko narumiwe koko ariko kurya wogejeje guseka ntureba uno mugabo uciye invitation ndakubwiye ngo sohora uwo mwana ndakubwiye ngo sohora uwo mwana ntabwo bireba ntasore ngeso kandi papa sava agatsinda urenderanye niba ari ukwiyahura niba ari urupfu ushaka ndakubwiye ngo sohora uwo mwana uraba ariko ntimugira ushatse kuvuga se ko ngewe mbaye umukecuru w'imyaka 60 n'umusore w'imyaka 18 ngo invitation umukecuru ariko ko nakubwiye ngo sindi nyoko nkaba ntari nyoko wanyu nkaba ntari nyokuruza wawe unagutije umwana ugiye kumugira umugabo nigende bamenyeye abantu ngo ari kurihiga ngo urihiga dupfu gusa sohora umwana w'abandi hano nanjye sinzi ikintu ushaka wa mugabo sinzi ikintu ushaka sohora umwana w'abandi wamenyeye ijambo ryo kuvuga ngo ndihiga ngewe si umva nyiragitari nsubiyemo sohora umwana w'abandi hano okay reka tuvuge ko byanze none umva yewe muhu sohoka ndabona ibintu byabaye ingaro papa saba ubu koko nabiketse ariko ushyingirira umuntu ubu koko ntuduhemukiye ubu koko wowe ntutwiburire amahoro sohoka ariko se utanyicira umugabo ariko wowe papa saba koko ni iki gituma uba umugome bene aka kazi niko wanyumbesire ariko se ndekera umuntu we utankorogoshora nkabakubitana nabamenana njye ntago nyina ibyo wiriwe wivugisha ntago nyina hasoni umuntu agutije umwana ugiye kumugira umugabo umwana w'imyaka 18 umutenga aza kugufasha gukama nurangiza ugiye kumugira umugabo wowe ubu se ni igitambambuga nazanye impetse mu mugongo cyangwa gikambakamba niko sha ntabwo wigaga mekanike ntabwo wendaga kuyirangiza none uhisemo gukanika abakecuru ubu ariko ro papa sava ubuvundiye umuntu pe kandi ko ubu urareba ukumva amashuri agukwiriye dogitora y'ikirenga ari ugukanika uyu mukecuru nibyo ukeneye papa sava ubwo ntabwo twakumvikana numvikana iki nawe numvikana iki nawe ubu n'uwihemukiye umuntu koko uyu mwana injira mu nzu uzana ibintu byawe byose biri gira vuba none ahangaha numvikana
mutije umwana ugiye kwandika invitation ugiye kumugira umugabo. ndabona n'utuntu twayara ku meza. Arome amasava Ku meza. pakira ibintu byose by'uyu muhungu hano. Unshakire na tagisi voiture. Ngwiki hari hano kwa Nyiragitariro ubwo bagiye no gukora ubukwe wa muntu. Urasetsa rwo ngwino uribagire nawe wirebere. Nyurira no kwa Mutwara Sibo cyangwa kwa Mudugudu. Ubona mbere azi. Mumfasha tumucyuri wabo. Gira vuba. Gira vuba. Wasohotse ukagenda nk'ikingira inzu wa muntu we ko mane ibintu byose byabaye ingaro. Sohoka. We. Ntabwo ntunzi. Ntunkorogoshore ntabwo urabizi uko nkubita. Ngira ngo urabizi. Urajya imbere tugende gushyira iwanyu niba wumva ushaka kurongora ye. Hazaze kugusaba. Hasone. Ese ndeba hano urareba icyo bundi. Bakubwiye ko nta mugira koko mbonye nta neza ugira. Ibi ni ibiki? Ntabwo nukuri kose. Ariko wa mukecuru we bakuvuza ukuri koko. Ntabyo nzi pe. Umuntu agutije umwana none ugiye kumwambika inzaratsi. Ibi ni ibiki? Ntabyo nzi. Ntabwo babikuvuze kuri digidigi. Umuntu agutije umwana ugiye kumwambika inzaratsi. Ubwo rero nawe uraho ngaho. Barakwandikisha invitation washishikaye watunaye. Ubu rero bibaye ibindi. Nyiragitare bijemo n'ubuyobozi. Papa wabiretse tukumvikana.